السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. Ishimwe kuzoni bya Allah wenyine, turasabira impuhwe n'imbabazi ndetse turanasuhuza twifuriza amahoro intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umukunzi wacu n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira yatuzaniye n'abazayikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. natwe Allah subhanahu wa ta'ala dushyire muri bo. Bavandimwe, mu rwego rwo gukomeza inyigisho ku mateka y'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu myaka ye ya nyuma y'umwaka 35 cyane cyane yakunze gukunda kujya mu mwiherero, ariko akajyayo rimwe mu mwaka akamarayo ukwezi. Yakundaga kubikora mu kwezi nk'uku nguku turimo, ukwezi kwa Ramadan. Ariko mu mezi ya nyuma 6 mbere y'uko ahabwa ubutumwa, ubwo ni igihe yari amaze kugira imyaka 39, noneho yaragiye amara iminsi itari mike, yageze ku mezi runaka. Igihe cyagera agataha akajya mu rugo, akongera agasubira kuri wa mwiherero we. Rasul sallallahu alaihi wasallam yakundaga kujya mu buvumo bwitwa Hira. Ntabwo buri kure y'umujyi wa Maka, ariko icyo gihe byitwaga ko ari kure kuko n'uburyo bw'urugendo utameze nk'ubw'ubu. Ubu abantu baragenda mu modoka, abantu baragenda ku mapikipiki, baragenda ku bindi bintu byihuta, ntabwo ari kimwe no kugendera ku ngamiya cyangwa ku farasi. Ubu buvumo rero bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyagamo akamaramo iminsi nk'iyo twari tumaze kuvuga mu kanya. Ese yakoragamo iki sallallahu alaihi wasallam? Twigeze kubivuga yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam mu buzima bwe atigeze yubamira ariya mashusho abantu ba Maka, abandi bantu ku isi bubamiraga, bakayaha icyubahiro gikwiriye guhabwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ibimenyetso bibigaragaza. Rimwe yari ari kuri Kaaba, kuko iyo byari bizwi ko abantu bayizenguruka kuva imyaka yose yabayeho mu kubaha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo rero yarabikoraga. Hanyuma rero rimwe ari kumwe na Zaid bin Haritha, ngira twigeze kumuvugaho naho rimwe. Uyu wari umugaragu we, hanyuma akaza kumuha uburenganzira bwo kwigenga. Uyu mugabo w'umunyafurika ukomoka muri Ethiopia barimo kuzenguruka rero Al-Kaaba. Ni na Zaid biganira ibyo, niwe bitubwira. Yageze kuri rimwe mu mashusho yari ari kuri Al-Kaaba, bari barahashyize kuko ari 360 arenga. Zaid rero akora kuri rimwe ku cyubahiro. Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati oya, wirikoraho. Bakizenguruka ubwo n'ubundi bahageze, nanone Zaid aratekereza reka nkoreho numve ko yabivugaga akomeje.
arongera arikoraho rero mu cyubahiro. Rasul amubwira ati ariko nakubujije gukoraho, sinakubujije. Zaid amenya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam akomeje, arabyirinda rero. Zaid rero atubwira ati kandi baraziranye kuva kera, kuva mu buto bwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid aramuzi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam aramuzi. Ati ntabwo yigeze yubamira ayo mashusho, ntabwo yigeze ayaha icyubahiro mu buzima bwe bwose kugeza igihe yaherewe ubutumwa bwo kugeza ku bisi. Ndetse Khadija umugore we yigeze kumva Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubwira mbere yuko atumwa ati wallahi la a'budu Lata, wallahi la a'budu al-Uzza. Rasul avuga ati ndahiye ku izina rya Allah subhanahu wa ta'ala sinshobora kugaragira Uzza, sinshobora kugaragira Lata. Ayo ni amwe mu mashusho akomeye abantu ba Maka bajyaga basenga. Rasul sallallahu alaihi wasallam itamujyanaga muri ubwo buvumo no kujya muri uwo mwiherero, ibi bihe byose yajyaga gutekereza kuri Allah subhanahu wa ta'ala, gutekereza kwiremwa ry'isi n'ibirere, gutekereza kwiremwa ry'umuntu, gutekereza ku bitangaza byose biri hano kuri iyi si, uwabiremye Allah subhanahu wa ta'ala ahambaye kungana iki, uwabiremye Allah subhanahu wa ta'ala akwiriye gusingizwa bingana iki, ese amusingize mu buhe buryo, amwubahe mu buhe buryo, amugaragire mu buhe buryo. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero nicyo cyamujyanaga kujya gutekereza kuri Allah subhanahu wa ta'ala, umuremyi umurezi w'ibiremwa byose. Kugeza rero muri uwo mwaka wa 39, cyane cyane mu mezi yawo 6 ya nyuma amuganisha ku myaka 40, ubwo yamaze igihe kirekire. Muri icyo gihe cyose umugore we Khadija radhiallahu anha yarazi aho yagiye kuko yamusezeragaho, akamushyigikira muri ibyo bikorwa. Yamuhaga impamba yo kujyana, akamuha imyambaro azajya ahindurirayo, akamuha amazi yo kwisukura mu gihe cyose azaba yakeneye. Kugeza yagarukiye akamwakira neza nk'umugabo, akamukorera n'ubundi ibyangombwa byose umugore akorera umugabo we. Reka mu kurangiza iri somo dusuzume turebe icyo dushobora gukuramo nk'inyigisho. Icya mbere dukuramo ni uko Rasul sallallahu alaihi wasallam yabonaga ko abantu ba Maka ndetse n'abandi batari ba Maka bazaga muri kiriya gice cy'iwabo n'ahandi yagiye agera, haba muri Sham aho yasanze hari abakristu basenga gikristu, haba muri ako gace nanone kuko yasanze nanone abayahudi basenga mu buryo bwabo, haba n'abandi barabu bazaga i Maka. N'inzira zose yanyuragamo yasanze abantu mu kuri uwaremye isi n'ijuru batamusenga. Niba banamusenga ntabwo bamusenga uko bikwiriye, ntibamugaragira uko bikwiriye ngo bamuhe icyubahiro kimukwiriye. Yakomeje rero kujya byibazaho ubuzima bwe bwose kugeza aho noneho afashe n'icyemezo kujya ajya kwiherera, akabitekerezaho cyane mu buryo bwimbitse. Icyo rero ni igikorwa gikorwa n'umuntu wundi usanzwe atekereza cyane kandi afite icyo ashaka kumenya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri dukuramo ni uko umuntu ushaka kwiherera n'ubundi agahitamo ahantu heza gusa aba ariho ajya. Ashobora no kujya n'ahantu hakanganye nk'aho ngaho mu buvumo. Muzi ko ubuvumo ubundi abantu benshi muri ibyo bihe na nyuma yaho ndetse kugeza n'ubu abantu rimwe na rimwe babutinya, bagira ngo
bifite izindi mbaraga nk'amajini n'ibindi, ariko we sallallahu alaihi wasallam ntabwo yatinyaga ibyo, kuko icyo yifuzaga ni ukuba ari wenyine, agatekereza ku wamuremye, agatekereza ku waremye isi n'ijuru, agatekereza ku muhanzi wabyo, agatekereza ku ufite ububasha bwose n'imbaraga zose ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi isomo dukuramo bavandimwe ni uko umugore mwiza iteka aba ku ruhande rw'icyo umugabo we akunda, cyane cyane iyo nacyo ari cyiza kidafite icyo kibangamiye mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Khadija radhiallahu anha, umugore wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajyaga amushyigikira muri iyo myitwarire ye, mu bushake bwe, muri urwo rukundo rwe rwo kuba wenyine ibihe bimwe na bimwe. Nicyo gituma rero iyo yamubwiraga ngo ndagiye rero muri ino minsi sizaba mpari, yamuteguriraga impamba, akamuha imyenda imeshe, hanyuma Rasul sallallahu alaihi wasallam yagaruka akamwakira neza nk'uko umugore mwiza yakira umugabo we. Ni nacyo gituma rero abantu bavuga ngo ukurusha urugo, ukurusha umugore burya bakurusha urugo. Rasul sallallahu alaihi wasallam arafite urugo rukomeye rumeze neza cyane, urugo rumushyigikiye mu bye byose, kandi ibyo byose mukuri na mbere yo kuba intumwa y'Imana byari byiza. Reka turangirize hano iri somo bavandimwe, dusaba ko Allah subhanahu wa ta'ala yakira igisibo cyacu, ko yaduha guhura na Lailatul Qadr muri ano majoro ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadani, yakira ibyo tumusabye byose byiza, kandi aturinde ibi byose tumwirindaho. Ukuri niwe ukwiringirwa, kandi niwe ufite ibishobozi kuri byose, ni nawe nyiri impuhwe, nyiri imbabazi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.